shaka nyine ni ukuvuga ngo wenda Imana ntiwamenya ibyikora cyangwa inzira iyacamo kugira ngo muhure, gusa nyine abadapfuye barabonana niko numva bakunda kuvuga. Akongeye kubonana nawe rwose buriya sinzi ko ntanamubabarira buriya tu. Byiza kuri wowe muntu wakoze subscribe kuri channel yacu bita Isano 250 TV. Hano rero turi kumwe n'umutumirwa wacu bamwita Egide Kabaka. Egide umeze gute se? Ameze neza cyane kabisa. Urasa neza kabisa. None se uragerageza wongere ijwi nyine tu kugira ngo ntabwo byaba biri kumvikana cyane, kugira ngo abakunzi bacu ba Isano 250 TV kugira ngo bamenye nyine bumve ijwi ryawe byatari. Hano turi kumwe n'umutumirwa wacu wambaye akagofero agapira keza byatari, usa neza nyine ni umutipe ubona ko yariye amavuta ahagije. Yes, ubu ngubu rero ikintu nshaka kubaza Egide, ni umutumirwa uje kuri iyi kamera vuba. Ndagira ngo mubaze ku kintu cya mbere. Egide, nibwo bwa mbere waba uje kuri kamera ko ufite isoni mani? Ntashabuka ni ubwa mbere. Aha, urakoze cyane. Ubu ngubu rero ndagushimira kuba nyine waduhaye umwanya wacu ukaza kuri TV ukaza kutuganiriza ubuzima bwawe. Watubwira amazina yawe bw'ukuri cyangwa ugasuhuza n'abantu? Nanjye ndabashimira kuko mwampaye umwanya Yego. kugira ngo ngere hano. Buriya amazina yanjye yitwa Nshimiyimana Egide. Niyo mazina yanjye mbese. Nshimiyimana Egide. Egide rero ikintu ngiye kukubaza, warampamagaye urambwira ati ushaka kuza kuri televiziyo yacu ushaka kuganiriza abakunzi b'iyi channel kugira ngo babashe kumenya bimwe bigiye bitandukanye by'isi yose. Nyine ni channel igiye kuzajya iganiriza abantu baciye mu buzima bwiza, ibintu bitandukanye nyine byose iyi channel irabyakira kugira ngo abakunzi bacu bakomeze kudukunda no gukora subscribe. Egide rero warambwiye ati hari akantu ushaka kunganiriza kajyanye n'ababyeyi bawe. Ababyeyi bawe rero icyo kintu nagira ngo ukitubwireho wenda muri makeya tu, ugerageze wongere akajwi ntaribi. Ababyeyi banjye se buriya hari igihe umuntu anyura mu bintu bitandukanye ariko umuntu akabyirengagiza nyine akabyihanganira. Wanashaye bihangane nyine, nimba warabiciyemo cyangwa waraciye mu byiza cyangwa mu bibi, ihangane ndagukomeje byatari. Ariko nta kibazo kuba ndiho, nabwo ndashimira Imana. Imana ishimwe kabisa. Ubwo se ni muri makeya ni ibiki byaba byaraguteye nyine kuba waba waraciye mu buzima bubi cyangwa ubwiza? Utari watubwira nyine waciye mu buzima bubi bwiza iki? Mariya buriya naciyemo bwa mbere ni ukubura umubyeyi wanjye akansiga, na papa wanjye bikarangira apfuye nyine agiye. Ndi umwana mutoya mfite imyaka 5. Ubwo ni ukuvuga ngo papa wawe yaragusize, mama wawe yaragusize, papa wawe arapfa. Yarapfuye. Mama we nyine ubwo aransiga na mushiki wanjye gutyo, ariko ni njye nyine wari mukuru, ari njye uzi ubwenge mo gakeya. Mushiki wanjye yari afite nk'amezi 3, 2 gutyo. Wa mupeti nyine udashobora guhaguruka ahari. Ubwo ni ukuvuga ngo ni wowe wari uri mukuru umuhereza abasiga. Yabasize mu nzu se cyangwa yarabasize ku gasozi? Mu nzu kabisa. Icyo gihe na papa wanjye yari arwaye nyine. Nyuma yaho aza kwitaba Imana nyine, dusigara turi 2.
yari njye mukuru wita kuri mushiki wanjye. ubwo bivuga ko ari abaturanyi babafashaga, papa wawe arwaye, mama wawe abasize nyine muri batoya ari we uzi ubwenge, ugatereka nite kuri papa wanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo. cyane nkajya ngenda umuturanyi nkajya gushaka wenda amata yo kumuha kuko nyine yari akeneye ko ibintu nk'ibyo ngibyo, shaka utuntu two guteka, ugatekera papa wawe umurwayi, nkareba yuko yabasha kurya, ariko biranga birananirana nyine abavamo, birangira agiye nyine. shayi pole. Aha, ubwo ni ukuvuga ngo papa wawe, mama wawe yabasize afite imyaka ingahe? ngiye nayo mfite nk'imyaka 6. 5. Iwi, wari uri mutoya. Mushiki wawe mushiki wanjye yari afite imyaka 3. ubwo mwari muri abana babiri gusa, muri abana uri wowe na mushiki wawe? twari uwa babiri gusa. ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe mwari muri mu nzu mwenyine, aho abaturage babafasha, byagenze gute? twari turi mu nzu twenyine turi batatu nyine, ubwo mushiki wanjye ko yari akiri agapeti, mugaburira icyo gukora icyo ari cyo, yari wa mwana udashobora kuryamisha hariya, kubyuka wapi, yari icyo ari agahinja mbese. ubwo ngubwo rero ikintu nshaka kukubaza, ko numva mfite amatsiko, ngira amatsiko, ubwo ni ukuvuga ngo mama wawe ubu ngubu ntabwo muzi ahantu aba, cyangwa n'icyo gihe ntabwo muzi ince yahise ajyamo? ince rero buriya ndazizi, ariko nyine kuva nahagera iyo myaka, hashize nk'imyaka 25 ntarabona ahawe, nataramubona, hanjya numva ngo ariho nyine, abantu nibo bimbwira gutyo. ubwo bivuga ko ntabwo muri mwabonana? ntabwo turabonana na rimwe kazi, nubwo yigeze aza kutureba aho yadusize, wenda kumva gutyo gusa ngo ariho. abantu bahura n'ibyago bikomeye cyane byatari, ariko nyine ndagukomeje ihangane, ukomeze kwihangana. ubu se wumva aramutse aje akavuga ati umuhungu wanjye mumbabarire, ibyabaye, ibyo nakoze ntabwo byari byo, ni abantu banyoheje, cyangwa ni ibintu muri make, uba wumva wamuha imbabazi cyangwa? rero kumuha imbabazi biragoye kazi, kuba byibuze yaba yaraje no kureba aho yadusize, ibyo byo birumvikana, ariko kuvuga ngo umuntu arakuze, abaye umusore, undi abaye inkumi, ntabwo uzi uko yabayeho, nuko n'inzira yagiye acamo, n'inzira yaciyemo, niba ari nziza cyangwa ari mbi. ibaze muri iyo myaka 20 bimaze agiye, ubivuga ko wowe duteranyijwe n'imyaka ufite, umva, uteranyije imyaka mfite, ubwo ni ukuvuga ngo ufite nka 25. cyane 25 urayifite cyane rwose, ngewe uranda uwo musaza tu. gira ushaka umugore, ndabona n'ubwanwa bwaje. umugore se shaho icyo gihe gupfa kumuzana gutyo gusa, ni ukumuzana kabisa, urabona ko harabura wenda nk'ingahe kugira ngo ushake wenda. reka mbonye wenda aho duhuje ubuzima, naho nta wundi waza kwegera, ntabwo napfa kuzana uwo mbonye wese. nawe hari igihe ushobora kuzana umuntu uzajya ugusekera, umubwira ubuzima bwe agahita ashinyika, atazi ubuzima mwabayemo. ntabwo byavamo. ubwo ni ukuvuga ngo twari turi kuvuga ati meri wawe aje akagusaba imbabazi, twongere tubane, wenda nta n'ubwo uza n'ahantu aba, wenda ntabwo hazi, njya numva ngo aba mu Mutara tu. mu Mutara, ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo wari wagerayo, nta n'ubwo uhazi. ntabwo mpazi kabisa kuba nagira iyo myaka. shaka nyine ni ukuvuga ngo wenda Imana ntiwamenya ibyikora cyangwa inzira iyacamo kugira ngo muhure, gusa nyine abadapfuye barabonana, niko numva bakunda kuvuga. nshaka kongeye kubonana nawe rwose, buriya sinzi ko
ntanamubabarira buriya tu. ubwo ni ukuvuga ngo ubu se mushiki wawe se we ariga angana na gute? Mushiki wanjye we ngo yarashatse nyine. Yarashatse we tu. mushiki wawe yarashatse Amaze kubyara abana babiri. ye Cyane. ibaze none wowe utari wabyara n'umwana umwe cyangwa wateye inda sha. Waba njya nkubagara ba. waratuje ngo ubanze urebe ukuntu imisozi ibanza Mbanze ndebe isi uko imeze. wowe uvuga ati ngiye kuzana umugore. Mfite n'ubushobozi nyine. Ubushobozi bubonetse umuntu yanamuzana. yamugira umugore da. hano turi ahantu hari ibisiga rero baratwihangana baragira ngo ni mu gishanga. ubwo ngubwo ikintu navuga nyine n'ikintu wasaba wenda nk'abantu, ni iyihe nama wenda wagira abantu wakwihanganisha wenda nk'abantu bafite icyo kibazo cyo kuvuga ngo babuze ababo nyine kandi bariho, cyangwa n'ababyeyi bifuza ko bavuga ngo bagiye guta iwabo? Abantu rero icyo nababwira ni ukwihangana, mbese bakiyibagiza ibyo bahuye nabyo, ubundi bakareba iby'imbere n'ahazaza bagashimira Imana kuba bakiri no ku isi. nyine ni ukwihangana, ababuze nyine wenda cyangwa n'abifuza ko bazata abana babo ntabwo ari byiza. Ntabwo aba ari sawa kabisa. ngaho ibaze kuba umuntu avuga ati njyewe ntabwo nzakubabarira, ntabwo nakubabarira bitewe n'ibyo nagiye ncamo. Umubyeyi wifata agata umwana nta n'ikintu wenda hari n'ababa bata abana bakabasiga no muri kaburimbo da. hari umuziranenge umwana nta kibi afite, ntacyo azi, ugasanga aramusize amujugunye. Ibintu birababaza. umwana ntabwo yazababarira nyina pe, ntabwo byumvikana kabisa. ntabwo yazamubabarira. ariko nyine ihangane tugiye kuzajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, nza ngo umurebe cyangwa ushaka kumvugisha, turashyiraho na nomero yawe nyine, ushaka ufite wenda nk'ikibazo wenda ushaka nko kugira inama